nongeye kubasuhuza mwese mukomeza gukurikirana Pass TV show imugoroba cyangwa se aya masaha. Nongeye kuza mbabwira ngo birashoboka yuko aho waba uherereye hose bitameze neza, ariko kandi uyu munsi ndakubwira ngo birashoboka yuko ejo byazamera neza. Rero nakagaruka kuri Pass TV nkuko mubizi, dukomeza tuganira, twaganiraga ahantu mubona hameze neza, ariko uyu munsi nabazanye ahantu nanone hameze hari aya mabara mureba, niho tuje kuganirira uyu munsi. Rero uyu munsi uje kugira ngo tuganire, kandi nanone ubushize twari turimo tuganira ndi kubabwira ngo gukora ni intambara. Nari ndimo mvuga ngo uko bizagenda kose intambara hari ibiranga. Icyambere harangwamo no gucibwa intege n'ibindi, kandi harangwamo no kwangwa. Buriya gukora bashobora no kukwanga. Rero nubwo tukubwira ngo hinduka ukore kandi wigire, kuri Pass TV twaje kukubwira ngo birashoboka yuko nushobora kuvuga ngo ngiye gukora bazana kwanga. Nicyo kintu kandi nanone nongera kukubwira, nibyo mwagiye mubitubwira muri comment z'igihe cyatambutse, mutubwira muti birashoboka yuko hari imbogamizi nyinshi dufite, ariko natwe ikindi kiganiro twarababwiye ngo birashoboka yuko izo mbogamizi zihari. Ariko kandi se n'iki cyo gukora? Ntabwo uzareka gukora, ahubwo biravuze ngo rwana n'izo ntambara, sirana n'izo ntambara, niho hava mu gukora. Rero ndakubwira ngo birashoboka yuko waba urwaye, birashoboka yuko waba utari mu buzima bumeze neza, birashoboka yuko waba uri guhura n'izo ntambara turi kuvuga mu bijyanye ndetse no gukora, ariko turakubwira ngo nta wundi muti ni uguhamagarwana urugamba. Hanyuma tukubwire ngo uyu munsi twaje kukubwira ngo umunsi uzateganya yuko ugiye gukora hari ibintu ugomba kwitegura. Ikintu cya mbere ugomba kwitegura iyo watangiye urugamba rwo gukora, uhura na challenge cyangwa se uhura n'intambara. Intambara uhura nazo muri zimwe narazibabwiye ushize mu kiganiro cyatambutse, turi kubabwira ngo birashoboka kuko iyo uri kurwana intambara uhura n'ibicantege. Cyambere intwaro zagushirana, abo mwari muri kumwe bashobora kuvaho, bashobora gupfa, ariko wowe kandi ugasigara. Rero iyo turi kuvuga kuri Pass TV ngo hinduka wigire, twaje kukubwira ngo ni urugamba udashobora kuvuga ngo ndarwana uyu munsi rurarangira, kandi ni urugamba udashobora kuvuga ngo nta kibi ndi buhoremo nacyo, ntabwo ibintu bihora ari byiza. Rero uyu munsi naje kukubwira ngo uko byagenda kose, nkunda kubivuga nkavuga ngo sinzi umuntu turi kuvugana nawe. Ushobora kuba uri umucuruzi, ushobora kuba uri umuhanzi, ushobora kuba uri umushoferi, ushobora kuba uri umunyeshuri, ariko naje kukubwira kuri Pass TV nakubwira ngo ikintu cyose ugeraho ugitangaho ikiguzi. Bivuze ngo icyo kiguzi ni iki? Ni kwa kubabara, ni kwa kuvunika, ni kwa guhura na za challenges zigiye zitandukanye bigendana nuko atari kuri kwifuza yuko ibyo bintu bimera. Rero ndakubwira ngo uyu munsi naje kukubwira ngo dore sasa y'intambara yo gukora itangirira kuri Pass TV. Kuri Pass TV twaje kukubwira ngo gukora ni intambara. Uko mutureba tuba turi kugenda dushakisha, turi kugira ngo tubereke ngo gukora biva he bikagana he. Gukora rero ni intambara iteye gutya. Gukora nushaka gukora bivuze ngo ugiye gutandukana n'inshuti ndetse n'umuryango. Iyo utandukanye n'inshuti, icyambere ahantu muhera mutandukanira n'inshuti zawe nuko utangiye gukora ibyo bo badashaka gukora. Ni ukuvuga ngo rero mu gihe ufite inshuti ariko ukaba ushaka gukora ibitandukanye n'ibyo bashaka, cyangwa se gukora ibihabanye n'amahame yabo bari kugenderamo, icyo gihe muri Pass TV show twaje kukubwira ngo muzatandukana. Rero intambara yo gukora nanone twaje kukubwira ngo hari ikiguzi cyo gutandukana n'inshuti. Umunsi uzaba rero utangiye kubona izo ngaruka z'uko inshuti zizagenda zikuvaho, uzamenye ngo uri mu nzira y'icyerekezo cyawe ushaka kugera. Kuko buriya kenshi abantu baba bashaka ngo mugumane ntugire iheshurirwa ryo kubasiga. Akenshi hari ibyo usanga umuntu afite inshuti nyinshi, ariko inshuti zitari kumushyigikira mu kugera ku ntego ziwe. Rero iyo umuntu amaze kwisobanukirwa kuri Pass TV nk'uko twakomeje tuzigisha, wowe ukaba umaze kwisobanukirwa cyangwa se ukaba umaze kumenya ngo nakora gutya, ndagira ngo usezeranye uyu munsi nk'uko nababwiye ngo ni intambara gukora, ni ukuri witegure kurwana. Ariko kandi tukakubwira ngo ibanga ryo kurwana muri ibyo byose ni uguceceka ukamenya intego. Wihangana n'abantu, reka bo bakurwanye, reka bo bakuvuge, reka bo bagusebye, reka bo bakore uko bashaka gusa, ariko wowe umutima gumana intego yawe, uvuge ngo uko byagenda kose aho nshaka kugera nzahagera.
kandi nimara kugera aho nshaka kugera mwebwe nzaba nabarabasize ntaho tuzongera guhura. Rero ndagira nkubwire ngo muri iki kiganiro cy'uyu munsi umenye yuko ibyo byose birahari. Uzatandukana n'inshuti, uzatandukana n'abavandimwe, uzatandukana n'ababyeyi bawe. Uzi impamvu ituma se mutandukana? Nuko uko ugenda uzamuka cyangwa se ugenda ugera ku byo wifuza kugeraho, icya mbere abantu bakubonamo ubushobozi, bakakubonamo uko wabakemurira ibibazo. Ariko mu by'ukuri wowe uko ugenda urushaho kugera ku ntego niko urushaho kugenda urwana intambara irenze yo wahereyeho rwanda. Biteye gute rero? Ni ukuvuga ngo utangira gukora wenda ubona bitagenda, ndetse n'inshuti zawe zikabona ko bitagenda, n'umuryango ukabona ko bitagenda, barumuna bawe cyangwa bakuru bawe na sosiyete ikabona ko bitagenda, ntacyo bitwaye. Ariko iyo batangiye kubona yuko ugeze ku nzozi cyangwa se utangiye kugenda uzikabakaba, batangira kuvuga bati runaka yaratwirengagije, runaka ntago akituvugisha, runaka. Ugasanga nyine utangiye guhura n'izo ntambara. Rero uyu munsi ikintu wakuzaniye kukubwira umwanya mutoya ugiye kumarana nanjye nkurikiranye, ni ukukubwira ngo komera, shikama. Burya gukora ntuzabona abantu benshi bagenda bakora ibintu bigiye bitandukanye, ariko baba bashaka iki? Mu kiganiro hari aho navuze ngo baba bashaka kwiremamo abandi bantu, ni ukwirwanaho. Ubuzima turiho ni ukwirwanaho, ukavuga ati ndabona ibintu bikomeye, ndabona hano bimeze gutya, ariko wowe kwirwanaho ukavuga ngo uko nzagenda kose amahirwe ndi kubona abandi bari gukoresha bakabona amafaranga mazima. Ariko nanone gukora ikintu twakubwiye, tuzagaruka tuvuga ngo ese ni iki nakora. Nubwo tugenda tuvuga ngo ntabwo twaje kuvuga ngo wareka aka kazi ngo nta kazi utakora, imbere aha ngaha tuzagera tukubwira ngo ese ni n'iki wakora kugira ngo wubakeho ejo hazaza umuryango wawe muzima. Kuko tugomba gukora ibintu ariko tuzi yuko hari igisekuru kizadukomokaho. So rero tuzagaruka nanone tugende tubivuga, nubwo tuvuga ngo nta kazi ko gusuzugura, ariko hari akandi kazi nanone tuzasanga yuko atari ngombwa yuko ugakora bitewe no gutekereza ejo hazaza hawe, tuzabivugaho. Rero njye nasoza nkubwira ngo uyu munsi ukurikiranye iki kiganiro ari ubwa mbere, ubanze umaking sure yuko wakoze subscribe kugira ngo n'ikindi kiganiro kizakurikiraho kizagushimisha, kandi sangiza n'abandi inkorere, kuko ni hakeya bino bintu uzabibona, ni hakeya bazakubwira intambara yo gukora, ni hakeya uzahura n'ibyo biranga intambara. Ntabwo ari bose bazabivuga. Ariko icyo twiyemeje kuza tukakubwira ngo kuri Pasi TV twaje kwigisha abantu gukora, guhindura imitekerereze, cya kindi ubona ko giciriritse, cya kindi ubona yuko kidashoboka, cyangwa se ya myumvire ugenda wumva n'abantu bo hanze n'abandi. We banza umenye ngo ngewe ndinde, ukuremo akawe karenge ku myumvire y'abandi, we wirebeho ku giti cyawe uvuge ngo ese ngewe nkoze gutya nagera he. Wikwita ku bantu, wikwita kuri sosiyete, wikita ku baguca intege. Duhora tubivuga tukavuga ngo umunsi uzagerageza gukora, umunsi uzagerageza gukabya inzozi zawe, ibicantege bizaba byinshi. Rero uyu munsi twaje kubwira ngo uko byagenda kose wakomeje kugendana natwe, wakomeje kudukurikira, kandi umaze kugira ibyo ubona ko ari byo, ibyo tuvuga hari igihe usanga yuko ari ibyo kuri. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo komera, shikama, ukore, uhindura imitekerereze, uzagera kure. Uzagera kure utitaye ku twumvisha. Uyu munsi hari ubuzima uri guca mutwe ntabwo tubuzi, dukunda kuvuga ngo abo tuba tuvugana nabo ntabwo tubazi, ibyo muciyemo ntabwo tubizi, ariko kandi turakubwira ngo komera, shikama, ukomeze uhanga amaso iterambere ryawe ndetse n'inzozi zawe. Hari igihe zizakunda, hari igihe zizacanere, hari igihe twigeze kuvuga mu kiganiro turavuga ngo iyo umaze gutsinda urwo rugamba rwo gukora, haboneka abaza kugufasha kwishimira ya mafaranga no kuyaryaho, kandi barakubwiraga yuko bidashoboka. Rero nka Pasi TV soje ikiganiro cyacu tugushimira, tukubwira ngo tukurarike ndetse n'ikibutaha tuzakomeze tubane, kandi udufashe kukigeza kure hashoboka kuri iyi si, kugira ngo abantu bamenye ibi biganiro kuko nibyo bifite umumaro. Murakoze cyane, mwakoze kubana natwe. Imana y'amahoro ikomeze ibahe umugisha aho muri hose. Ciao ciao.